Ndi mu murenge wa Gacurabwenge ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda, aho twari turi mu muhango wo guherekeza bwa nyuma umurambo wa nyakwigendera watuvuyemo tukimukunze. Byari amarira n'agahinda mu guherekeza bwa nyuma nyakwigendera, yaba kubo bigana ku rungano, kubo mu muryango, inshuti n'abavandimwe. Ku ruhande rw'abatabaye uyu muryango ndetse n'ababyeyi ba nyakwigendera ntacyo bashaka kuganira n'itangazamakuru kubera intimba ibasaza umutima. Bavuga ko urupfu rwa nyakwigendera ngo hari amayobera, ngo ni mu gihe bari bagiye mu birori byo kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli, uyu mwana bakamusiga mu rugo ngo kubw'amakosa yari yakoze, bakamusiga mu rugo nk'igihano, abandi bakajya kwizihiza uyu munsi mukuru. Mu kugaruka ngo hari nko ku isaa 4 z'ijoro, basanga uyu mwana ari mu cyumba yicaye ku buriri bwe, yambaye umugozi mu ijosi w'inkweto wari wunganyijwe n'uwa supaneti. Iki nicyo bamwe mu baturanyi baganiriye n'Ibicu TV bavuga ko urupfu rwa nyakwigendera hari amayobera masa, ngo dore ko yari yanijije isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 13 yari amaze abonye izuba. Barasaba ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'izindi nzego zitandukanye hakorwa iperereza ryimbitse ku rupfu rwa nyakwigendera, ngo kuko iyo aza kuba yiyahuye ntago umurambo we bari kusanga wicaye ku gitanda yaragabwe araraho. Bakasaba ko rero ibyabaye bakeka ko hari ababa bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha. Uyu mwana utuvuyemo umuhungu yari umwana wa kabiri muri uyu muryango. Ku ruhande rw'Ibicu TV twifatanyije n'uyu muryango mu kababaro ko kubura uyu mwana w'umuziranenge babuze akiri muto, agiye yari akiri urubyiruko, agiye akiri umwana wari ugeze aho ashimisha ababyeyi, ariko nta kundi, niyo nzira y'ubuzima, habaho kuvuka, kubaho ndetse no kuva kuri iyi si ya rurema. Yakundwaga n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango, yakundwaga by'agahebuzo n'ababyeyi bamwibarutse, ariko Uwiteka yamukunze kurenza abo bose, niyo mpamvu yamucyuye. Gusa yaba ababyeyi, yaba urungano, yaba abiganaga na nyakwigendera, yaba abaturanyi b'uyu muryango, barasaba ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwakabaye bukora iperereza ryimbitse, dore ko ngo nabo bahageze bagafata ibihamya by'urupfu rwa nyakwigendera, bakaba bizeye ko ibizava mu iperereza bizatanga umusaruro, hakaba hamenyekana ababa bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha watumye uyu mwana hava kuri iyi si ya rurema. Ngayo nguko rero nyakwigendera agire iruhuko ridashira. Ntago twarenganya ababyeyi b'uyu mwana kuba birinze kugira icyo bavuga kuri kamera, nawe ari wowe ntago wabasha kubyakira kuko nagahinda n'amarira masa, yaba ku ruhande rw'abatabaye uyu muryango, yaba ababyeyi b'uyu mwana. Ngewe rero nari Ndahiro Valence Papi, Uwiteka akomeze kubarinda, mbifurije ubuhagarike n'ingingo, umwaka mushya muhire wa 2020. Nyamuneka mwe muzawurye ntuzabarye, uzababere umwaka w'ishya n'ihirwe. Nari mu murenge wa Gacurabwenge ho mu karere ka Kamonyi ni mu majyepfo y'u Rwanda. Uwiteka abarinde. Bye bye.